bamwita Muhindo Nzangi, Minisitiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yongeye kugaruka ku gihugu cy'u Rwanda, yongeye kugaruka ku byo bita uburozi bw'u Rwanda, nk'uko abitangaza muri iyi nkuru nk'uko mugiye kubyumva. Avuga ko hari abanyamakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo u Rwanda rwafashe rukabagira ingwate, harimo ba Rodriguez ndetse n'abandi batandukanye, kugira ngo batangaze ibinyoma by'u Rwanda, propagande z'u Rwanda mu ntambara ikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tugaruka kuri ikiganiro aho tugiye kumva neza ibyo yarari kuvuga, uburozi yashyiraga mu baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abeshya. Muhindo Nzangi rero akabazwi cyane rero ubwo yarari mu kiganiro Bosolo na Politique, aho yarari kuri YouTube channel avuga amagambo nk'aya ngaya nk'uko mugiye kubyiyumvira. Nshuti bakunzi ba Pirate News TV, reka tumwumve Muhindo Nzangi. Il ne va pas arrêter de nous attaquer tant que nous ne développons pas nous-mêmes des capacités réelles de nous défendre, ou tant qu'il n'a pas atteint l'objectif. Ntibazahagarika kudutera igihe cyose tutarashyiraho ubushobozi nyabwo kwirwanaho ubwacu, cyangwa igihe cyose batazaba bageze ku ntego yabo yo gusenya igihugu cyacu no kugishyira ku ruhande, bakagishyiraho ikindi gihugu gishya gituranye n'u Rwanda n'indi leta yaba yigenga uko babishaka. Ndifuza ko kuko abantu babyumva neza, kuko hari abo bavuga ibyo bita imizi y'ikibazo. Ndabona ko batangiye gukoresha ayo magambo bavuga imizi y'ikibazo, kandi koko n'imvugo ikoreshwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Iyo bavuga imizi y'ikibazo baba bashaka kuvuga ko hari abaturage bavuga ururimi rumwe n'abari mu bihugu bihana imbibi n'igihugu runaka, hanyuma ngo ntibakundwe n'iyo leta barimo, bakavuga ko bakwiye guhabwa igihugu cyabo bwite. Ibyo nibyo bita imizi y'ikibazo. Igihe abanyekongo ubwabo batangiye no gukoresha imvugo y'umwanzi bavuga imizi y'ikibazo itarakemukana ikibazo gikomeye, ni iyihe se imizi y'ikibazo? Mu by'ukuri ayo ni amagambo n'imvugo byubakiye ku nyandiko n'inkuru mvuga by'u Rwanda, narrative y'u Rwanda. Yego, umwanzi niho wabigize imvugo ye, avuga ko imizi nyakuri y'ikibazo ari uko hari igice cy'abanyekongo badakunzwe, bityo ngo bagomba kwigenga cyangwa kwihangira igihugu cyabo. Iyo numvise abanyekongo bakoresha ijambo imizi y'ikibazo, ndibaza ni ese si ugukoreshwa no kuyoborwa, ni manipulation, ni ugushukwa? Niyo mpamvu ibiganiro mpaka nk'ibi bidufasha gusobanurira abanyekongo kugira ngo batagwa mu mutego w'iyo manipulation ikorwa n'umwanzi. Iyi ntambara si intambara irwanya abantu bamwe, kuko iyo biba ari uko niba yarakomeje kuba muri 2013. Iyi ntambara si yo kurwanya ubwoko runaka, ni intambara irwanya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo umuntu wese wiyita umunyekongo agomba kumva ko ibyo byakoreshwaga kuva mu myaka y'ibihumbi 2000, kuva mu 1996 kugeza uyu munsi. Abanyekongo bakomeje gukoreshwa nk'ibikinisho. Iyo musomye ibitabo by'abanyamakuru b'abahanga banditse ko hari abanyekongo bari gukoreshwa nk'ibikinisho, muzabona ko guhera ku nyeshyamba za mbere kugeza kuri RCD n'uyu munsi ni uburyo bumwe bwo gukoresha abantu. Nyuma yo kubakoresha barabajugunya, bagafata abandi banyekongo bakabakoramo ikintu kimwe. Ibi bigaragaza ko hakoreshwa uburyo bwo kubamanipira. Ariko iyi ntambara ni intambara iyobowe kandi igamije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukuntu rero ibintu bimeze, ni ukuvuga ngo ubwigenge bwayo n'ubumwe bwayo, ni ukuvuga ko umwanzi ashaka kubona guverinoma azajya agenzura guverinoma y'i Kinshasa izaba iyoborwa nawe. Oya, ibyo byo ni imwe mu ntego, ariko yari intego iri mu zindi ntego. Mu by'ukuri icyo umwanzi ashaka ni ukuba hafi y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cyacu, hakabaho ikindi gihugu cyangwa agace kamwegereye cyane. Aho niho yaba afite ubutaka n'ububasha bwo gukuramo amabuye y'agaciro ukabishaka, akabigenzura ukabishaka, kandi nk'uko abyiyumvisha ikabigiramo n'inyungu z'umutekano w'igihe kirekire. Leta iyegereye bivuze kubigeraho binyuze mu gusenya igihugu, balkanization, no gucikamo uduce dutoya.
ni ngombwa rero cyane gusoma ibitabo byanditswe kuri iyi ngingo. Urugero, hari Pierre Pini wanditse ku byo yise leta iri ku ngoma y'ingoma kuva kera. Ni ngombwa gusoma ibyo yanditse kimwe n'iby'abandi banditsi. Ibyo byose bigaragaza ko intego nyamukuru y'umwanzi abinyujije mu byo yita imizi y'ikibazo ari ugushaka impamvu ishingiye ku ndangamuntu. Bavuga ko hari igice cy'abaturage kivuga ururimi rumwe n'abandi bo mu kindi gihugu kikaba kivuga ko cyakandamijwe, bityo ngo kugira ngo bafashwe bagomba guhabwa igihugu cyabo bwite. Ibyo nibyo bita imizi y'ikibazo. Niyo mpamvu abanyekongo batagomba gukomeza gukoresha iri jambo imizi y'ikibazo kuko ari imvugo y'umwanzi. Hari n'abandi barimo abanyamategeko mpuzamahanga. Urugero, umwavoka wo muri Canada wo bisobanuye neza avuga ko atari ikibazo cy'uburenganzira bw'abaminorite, ni ukuvuga ngo abantu bakiri hasi cyangwa bake, ahubwo ari ikibazo cyo kugenzura umutekano n'inyungu z'akarere. Ibyo yabivuze mu buryo busobanutse cyane. Icyo nshaka gutsindagira ni uko mu by'ukuri abaturage bavuga ko bavugira abo bantu bo ubwabo batabyemera. Ni ngombwa kubivuga ku mugaragaro. Abo baturage ntibashyigikiye uwo mugambi. Niyo mpamvu mubona urugero ni igice kinini cy'amatsinda avuga ururimi runaka, ari abaturage bavuga izo ndimi ariko batemera imigambi n'imigabo itegurwa n'ubutegetsi runaka. Iyo murebye icyo mwita opozisiyo y'uyu munsi, reka nyita opozisiyo yitwaje intwaro, nubwo mu by'ukuri opozisiyo ifite intwaro itazwi n'itegeko nshinga. Ayo matsinda avuga mu mazina atandukanye n'abantu bayagize. Ikibazo ni ukumenya niba basobanukiwe neza iyi manipulation n'uyu mutego. Hari abinjiyemo batabizi, batumva neza ibyo bagiyemo, ariko abari muri iyo mitwe uyu munsi, by'umwihariko abari mu ishyamba no ku rugamba, bazi neza ko baguye mu mutego munini, kandi mu by'ukuri benshi muri bo ni abantu babayeho ku ruhande, bagizweho ingaruka n'iyo manipulation, ari nabo bafashwe nk'abakoreshwa kurusha abandi. Niyo mpamvu usanga hari bamwe cyane cyane mu mitwe yitwaje intwaro bageze aho bagakanguka bakibaza bati, ariko se twe turi gukora iki hano? Turimo kwica nde kandi kubera iki? Abameze nk'abo, abari muri ayo matsinda bakumva uko ibintu bihagaze, basobanukirwa ko binjiye mu rugendo rutagira ejo hazaza, kuko mwaravuze neza ko byose bishingiye kuri manipulation. Uko ibintu byifashe muri Kongo uyu munsi, cyane cyane mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba, birababaje cyane. Iyo inyeshyamba igeze aho ngaho iri, ahita atangira kwaka imisoro ku ngufu. Twanabonye n'umudepite wagaragaye mu itangazamakuru, umuntu bigaragara ko yazimiye burundu, ndavuga Daniel. Uyu muntu yazimiye koko. Sinzi niba hari amahirwe yo kumugarura mu nzira nziza uyu umunsi umwe. Ni umuntu twatakaje kandi bisa naho byarangiye kuri we. Ku rundi ruhande barashaka gutanga isura itari yo, bagatanga igitekerezo cy'uko bagenzura Goma n'uturere twinshi, cyangwa ko bagenzura ahantu hanini. Nyamara mwebwe madamu, mwebwe nyakubahwa minisitiri, n'umunyamakuru ari kumubaza cyangwa ari kumuvugisha, muri n'umudepite waho, mubizi neza ni ayahe, ni iki kiriho uyu munsi ku baturage bo muri ibyo bice bigenzurwa n'inyeshyamba? Ngenda asubiza iki kibazo mu byiciro bitatu. Ubwo ni Minisitiri Muhindo Nzangi. Ati icyiciro cya mbere ni ukubereka ku ikarita aho abantu bari, kuko iyo bavuze mu itangazamakuru barabikabiriza cyane, bagashaka kugaragaza ko bagenzura uduce twinshi cyane, nyamara iyo urebye ku ikarita urasanga atari ko biri. Icya kabiri, ndashaka kubereka uburyo bakoresha mu kuyobya no gushuka abantu. Uburyo bakoramo butuma umuntu wese abona neza ko ibyo abanyekongo bari kunyuramo uyu munsi mu bice byigaruriwe ari ubukoloni nyabwo, kandi ubukoloni bushobora no kuba bukaze kurusha ubukoloni ababiligi bakoze. Nzabigaragaza binyuze mu mashusho
mbereke uko abanyekongo bafatwa nabi n'abanyamahanga muri ibyo bice byitwa ibyigaruriye cyangwa ibyabohowe, gufatwa mu buryo bunyuranyije n'ubumuntu, guhohoterwa no gusuzugurwa bikabije. Reka ntangire n'icyiciro cya mbere. Ikarita mubona hano igaragaza neza aho bantu bari n'aho bagenzura. Iyo muyirebye neza murabona ko uduce twafashwe ari uduce twegereye cyane umupaka w'u Rwanda. Iyi ngingo ni ingenzi cyane, baguma hafi y'umupaka w'u Rwanda kuko ariho bashobora kubona ubufasha bwa gisirikare bwihuse kandi bukomeye igihe bagabweho igitero. Ibi kandi bihuye neza n'ahantu hari umutungo kamere mwinshi. Ni ukuvuga ko uduce bafashe duhuje n'ahantu hari umutungo bashaka kugenzura no gusahura. Niyo mpamvu mu biganiro byose no mu mishyikirano ihoraho bahora basaba ngo muduhe umwanya dukomeze gucunga no gucungira inyungu zacu uduce twigaruriwe, cyane cyane uduce twegereye umupaka. Icyo bashaka ni ugukomeza kuyobora no gusahura ibyo bice byegereye imipaka. Ikintu cya kabiri nashakaga kubereka nuko bayobora bifashishije iterabwoba n'iyicarubozo. Amafoto n'amashusho nabazaniye arabigaragaza neza. Byose bishingiye ku gutera ubwoba no kwiyicarubozo. Muzabona abaturage bahohoterwa ku manywa na nijoro. Reba urugero, aya mashusho yafatiwe kuri plage du Pepre, ku nkombe z'abaturage. Reba uko abantu bakubitwa nta mpamvu n'imwe. Aya ni amashusho yafashwe n'itangazamakuru ryaho ku nkombe z'abaturage i Goma. Barabakubita, barabandagaza ndetse bakabakubita bikabije. Ibi nibyo bita amahoro. Abantu bakubitwa no guhohoterwa. Hari n'andi mashusho mubona aho yafatiwe mu mujyi, aho bashyizeho ubuyobozi bwabo i Goma. Muri ayo mashusho hari umushoferi wa bisi. Icyaha cye ni iki? Ni uko yanze kujya mu gikorwa cyo kwerekana imyigaragambyo bashakaga. Reba uko abanyekongo bafatwa. Hari n'abana bato, urubyiruko rufite imyaka nka 13 rwanze kwitabira iyo myigaragambyo kuko rwari rufite indi mirimo. Reba uko bafatwa, uko bakubitwa. Ibisaba birigi babikora. Oya, aha ni ubuyobozi bwaho ubwabo mu mujyi ubwawo bufata umuntu, umushoferi wari utwaye abantu bajya ku kazi, bakamukubita bikabije, bakamwangiriza imodoka ye. Ibi ni byo buzima bwa buri munsi mu bice bigenzurwa n'abo bantu bashyigikiwe n'u Rwanda. Ibi ni ubukoloni bweruye. Niyo mpamvu uyu munsi ubona ko abafite ubushobozi bwo kuhava barahava, babashije kubona uko bahunga umujyi barawuhunze. Niyo mpamvu dufite umubare munini w'impunzi n'abimukira b'imbere mu gihugu. Abaturage ntibagishoboye kwihanganira iyo myitwarire. Abatabashije kubona uko bahava barahaguma kuko nta handi baba bafite ho kujya. Ariko abantu bose bafite ubushobozi bwo kuhava barahunga bakagenda. Ibyo byose ni ingamba zateguwe neza n'intego. Intego ni uguhatira abantu kuva ku butaka bwabo bakabwirukanwaho ku ngufu kugira ngo abo bantu babusigarane babwigarurire. Niyo mpamvu nshaka cyane ko abantu babyumva neza. Uburyo bakoresha nubwo gutoteza no gutera ubwoba abaturage ku buryo bamwe bicwa abandi bagahunga vuba na bwangu, ndetse n'abantu bari mu ngo zabo ntibatekanye. Reka mvuge urugero rumwe rugaragaza ibi neza. Hari igihe habayeho kutumvikana guto, abantu bavuga bati natwe turi hano mutwiteho mutubare. Bahise baraswaho amasasu. Ibi bigaragaza neza ko ari uburyo bwo gutera ubwoba no gucecekesha abantu. Izi ni ingamba zo gutera ubwoba abanyekongo kugira ngo bave mu duce umwanzi ashaka kwigarurira. Abantu babayeho mu mimerere idashoboka, ihahamuka rikabije, kwicwa n'ingabo zifite intwaro ziri mu mihanda umunsi ku wundi. Reba aya mashusho yafatiwe mu duce twa Mabanga i Goma, bavuga ko bashyiraho amasaha yo kuguma mu ngo, ariko mu by'ukuri baba bashaka guteranya abantu, cyane cyane urubyiruko, bakabarunda ahantu hamwe.
ikirenzeho ni uko babashyira hasi ku murongo bakabaryamisha ku butaka, bamwe bakabajyana ku ngufu kugira ngo babashyire mu gisirikare cyabo. Ibi ni amashusho azakomeza kugaruka agaragaza neza imimerere nyakuri abantu bari kunyuramo, ariko nubwo ibyo byose bibaho ntibacitse intege. Mwabonye ko bagerageje gutegura imyigaragambyo ku ngufu bagahatira abantu kuyitabira, ariko abaturage baravuze bati niba mutegura imyigaragambyo yanyu, natwe turategura imyigaragambyo irwanya kwigarurirwa kw'igihugu n'iyicarubozo. Nyuma yaho hakurikiyeho igitutu n'iyicarubozo bikomeye. Birababaje kubona ko itangazamakuru ryo mu gihugu ritavuze ku buryo bukwiye kuri iryo hohoterwa. Abantu barafashwe nijoro, ndetse abagabo n'abagore bagize ubutwari bwo guhangana n'ingabo barakubiswe barafungwa. Ariko ayo mashusho agaragaza ikintu kimwe gikomeye: abanyekongo bo muri utu duce barabyumvise, barasobanukiwe ko bagomba guharanira ubutaka bwabo, ko bagomba kwirwanaho, kandi ko ariho hari kubaho kwabo n'ejo hazaza habo. Ibi byose ni ingamba zateguwe neza. Intego ni uguhatira abantu kuva ku butaka bwabo bakabureka kugira ngo babwigarurire ku bw'amahirwe make. Nibyo bari gukora, barahatira abaturage kuva mu byabo bakava mu midugudu no mu ngo zabo kugira ngo abo bantu babone uko bahigarurira. Niyo mpamvu nshaka cyane ko abantu babyumva neza. Uburyo bakoresha ni ubukana n'iterabwoba. Abantu barakurikiranwa, baratotezwa, bamwe baricwa, abandi bagahunga vuba na bwangu, ndetse n'abari mu ngo zabo ntibatekanye. Ndashaka gutanga urugero rumwe rubigaragaza neza. Habayeho kudahuza guto, abantu bakavuga bati natwe turi hano mutwiteho mu tubare. Bahise baraswaho amasasu. Ibi ndabivuga kugira ngo mwerekwe ko ari uburyo bukoreshwa gutera ubwoba no gucecekesha abaturage. Ayo ni amayeri y'iterabwoba akorwa kugira ngo abanyekongo bave mu duce umwanzi ashaka kwigarurira. Abaturage babayeho mu buzima bubabaje, mu ihahamuka rikabije, ubwicanyi n'ingabo zifite intwaro ziri mu mihanda umunsi ku munsi. Umunyamakuru ati bari hose ndetse no mu bice byigaruriye baracyahari. Leta ya Kongo ifite inshingano ikomeye yo kubategura no gutunganya iyo myigaragambyo yo kwirwanaho ya resistance, ariko hari uko bigaragara nk'aho intambara ireba gusa abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu. Niko bigaragara iyo turebye ibyabereye i Kinshasa no mu zindi ntara z'igihugu. Minisitiri ati oya, ubu ngubu ntashobora kubivuga nishimye. Impamvu n'inyito y'iyi ntambara ubu byumviswe kandi byakiriwe n'abanyekongo bose. Abaturage ba Kongo bamaze gutera intambwe yo kujya mu bikorwa. Gutera intambwe bivuze kwitanga, kwiyandikisha no kwinjira mu gisirikare. Twe dufite inshingano zo kuyobora no gucunga igihugu. Tugomba kumenya neza ko ariho tugomba gushyira imbaraga nyinshi n'ubushobozi bwinshi. Niba koko dushaka ko ejo bundi igihugu cyacu cyubahwa, tugomba no kumenya ko umwanzi adukoresha intwaro y'iyobya amakuru, ni ukuvuga ngo amakuru y'ibinyoma. Uyu munsi intambara ihari niyo ku rwego rw'amakuru, ni intambara ya politiki n'iyitumanaho, kandi tugomba kubivuga mu kuri. Intambara y'amakuru mu by'ukuri twarayisinze mu bihe byashize, niho bagize imbaraga. Twarayitsinzwe, niho bagize imbaraga. Bakoze iki? Bafashe urubyiruko rw'abanyekongo dufiteho amakuru, rufite izina n'icyubahiro mu itumanaho no ku mbuga nkoranyambaga. Hari amazina azwi. Urubyiruko mufite ubumenyi, harimo n'abavuga, hari nka Rodriguez Kavula n'abandi. Ndabereka amashusho hano kugira ngo murebe neza uko uwo muyoboro wabo ukora. Muzabona account zabo z'urubyiruko bose bashishikajwe kandi bagakurwa mu banyekongo ubwabo. Bazanye bamwe muri bo barabacumbikira mu Rwanda.
nimwitegereze ayo mashusho. Mu Rwanda niho bacumbikiwe hamwe n'abandi bantu bose babigizemo uruhare. Muzareba amakuru batangaza, propagande bakwirakwiza, nuko babihuza n'ibiro byabo by'ingenzi by'itumanaho n'ingamba bikorera hanze y'igihugu. Abo bantu bose bahuzwa n'ikigo kimwe cy'ingamba z'itumanaho, aho bahabwa amabwiriza n'amahugurwa. Iyo hari igikorwa kigomba gukorwa, hashyirwaho imashini nini z'itumanaho ndetse n'izamamaza izo propagande zikora ku muvuduko mwinshi, ku buryo mu kanya gato, mu kanya nk'ako guhumbya, ubutumwa bugera ku banyekongo benshi icyarimwe. Niyo mpamvu urugero, iyo bavuga ko bafashe umujyi runaka, bahita batangaza ko umujyi wafashwe, nubwo mu by'ukuri bitaba ari byo. Bikorwa mu buryo bwihuse bukwirakwizwa hose kugira ngo bayobye abantu kandi bagire ingaruka ku bitekerezo byabo. Bakoze manipulation ku rwego rwo hejuru cyane, ku buryo abantu benshi bagiye batangira guhunga imijyi mbere y'uko umwanzi awugiramo. Urugero, umwanzi yari akiri nko mu birometero 30 uvuye mu mujyi wa Uvira, ariko kubera amakuru y'ibinyoma n'iterabwoba bakwirakwije, abantu batangiye guhunga. Batanze amatangazo mato mato bavuga ko bagiye gutera ahantu runaka. Urugero nka Granor. Muri urwo rwego habayeho n'intumwa za leta ya Kongo zagiye muri Uganda kuganira na perezida waho. Icyumweru kimaze gushira bahise batangiza itumanaho ryabo ry'iterabwoba n'iyoby'amakuru. Batangiye gutangaza ko perezida yavuze ibi n'ibi, ko hari igice runaka cy'igihugu cyamaze gutakara, bakabihuza n'abafatanyabikorwa mu itumanaho. Ese murumva icyo bivuze? Ni gushidikanya mu mitima y'abanyekongo, kubacamo ibice, kubatandukanya no guhanganya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imbere mu gihugu no hanze. Ibyo byose ni imashini nini y'ibyoby'amakuru na propagande, kandi ikibabaje ni uko twese twaguye muri uwo mutego. Iyo ufashe tweets za Rodriguez n'abandi ukazisubiramo, ukazisangiza abandi, ukazishyira mu matsinda ya WhatsApp cyangwa ahandi, uba uri kwitabira propagande y'u Rwanda utabizi. Niyo mpamvu ubutumwa mu rubyiruko rw'abanyekongo ari ubu ngubu. Abo bantu murabazi, naberekanye mbereka aho bacumbikiwe mu Rwanda. N'u Rwanda rutegeka kandi rutegura ubutumwa bagomba gukwirakwiza kugira ngo bakore intambara y'amakuru n'itumanaho. Intego yabo ni ugutera abanyekongo ubwabo binyuze mu mutwe no mu bitekerezo byabo, bakabakubita mu mutwe mbere yo kubakubita ku rugamba. Niyo mpamvu usanga n'imitwe y'amakuru cyangwa amatitire bakoresha igamije gutera ubwoba, kuyobya no gutanga ishusho mbi kurusha uko ibintu bimeze. Ndabasaba rero ibi bikurikira mukore byose bishoboka kugira ngo mubahagarike, mukore byose bishoboka kugira ngo mutitabira gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma. Amakuru yose babaha, cyane cyane ajyanye n'umutekano n'ayo kuyobya no gushuka, ni amayeri yo kurangaza abantu no kubavana ku kuri. Ni nayo ntwaro yabo iyoby'amakuru cyangwa gutangaza amakuru y'ibihuha, kurangaza no kuyobora imitekerereze. Ni ngombwa ko abanyekongo babimenya, bakabyirinda, bakagira ubwitonzi mu byo basangira n'abandi, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Umunyamakuru yongeye ati, yego ariko ni ngombwa cyane ko abantu babimenya. Hari abantu bamwe bafite izina n'icyizere mu baturage, bakaba bazwi, bityo abantu bakabaha agaciro kadasanzwe. Ni ngombwa ko abaturage bamenya abaribo kugira ngo batagwa mu mutego w'amakuru yabo, kuko ariho umwanzi yatsinze cyane. Yafashe abanyekongo bamwe bafite ijambo n'icyubahiro, ibaha konti zabo, izo konti zigahinduka iza propagande z'umwanzi. Minisitiri Muhindo Nzanga ati, nibyo rwose, turi mu kiganiro gitambuka imbona nkubone, abaturage b'abakongomanikazi
bakomeje kudukurikira, icy'ingenzi abantu bagomba guhora bibuka n'icyo bagomba kugumana mu bitekerezo byabo ni uko iyi ntambara u Rwanda ruyikora mu gihugu cyacu, ntiruyikora kubera perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Oya, u Rwanda ntirudutera intambara uyu munsi kubera ko hari perezida runaka uriho. Ntabwo bigeze babikora kubera ko hari abaperezida bagiye basimburana i Kinshasa. Intego nyamukuru yabo y'u Rwanda kuva kera na kare ni ugucamo no gusenya uburasirazuba bw'igihugu. Iyo rubigezeho rubona inzira ebyiri z'ingenzi: inzira y'ubukungu n'inzira y'umutekano. Rubona koridoro y'ubukungu, rukabona na koridoro y'umutekano. Rubona ubutaka bwo kwigarurira no gusahura bukarubera isoko y'umutungo. Niyo mpamvu u Rwanda rwagiye rurwana n'igihugu cyacu kuva kera na kare mu bihe byose bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza n'uyu munsi, kugeza ubwo intego yarwo itaragerwaho. Ntiruzigera ruhagarika n'iyo twaruha ibyo byose rwasaba uyu munsi. Mu gihe intego nyamukuru itaruzura, ruzahora rubona izindi mpamvu zo gukomeza. Niyo mpamvu mwebwe abanyekongo mugomba kuba abakunda igihugu by'ukuri, mugomba kuba abapatriyote. Ariko birabaje kuvuga ko hari abanyekongo bamwe bashutswe, hari abanyekongo babaye ibikoresho by'u Rwanda, hari abanyekongo bemeye kuba amasitati y'u Rwanda, hari abanyekongo bemeye kuba abasirikare n'abakozi b'u Rwanda ku nyungu zarwo. Bikaba ari ibintu bibabaje cyane.